iyo deja amaze no gutesha abantu umutwe tayari ni kesi ya Julian Alvarez. Julian nawe ngo Julian Alvarez ibye bikomeje kugora Spiderman muto cyane yibere mu ikipe y'igihugu Argentina Ruby Celeste muri Amerika azakina finale ku cyumweru. President wa Atletico Madrid CEO Gil nawe yagiye mu itangazamakuru ariko statement yatari yongeye kuri kurindi ATM nayo iri categorique nayo iravuga ati rwose uruhande turarufite yongeye kure kundi muroro rwose Gil CEO wa Atletico Madrid ati ariko iyi bato izaryo Juliano Simeone nako Julian Alvarez Julian Alvarez nagaza muri Barcelona imiryango yacafunze ntibishoboka umva aho biryohera ntabwo bavuga ngo ntabwo azagurishwa bo baravuga ngo ntabwo azajya muri Barcelona cyane urumva ko ni personal issue ati my position is clear ati kandi n'umurongo w'ikipe uri clear yego urukumva ati kandi twabibwiye umukinnyi Alvarez arabizi neza na Campe barabizi yewe na president Barcelona barabizi neza ati nta dute nimwe dufite turabizi neza ko Atletico niyo kipe nziza iri mu mwanya mwiza wo kugumana Julian Alvarez abafite amasezerano maremare ati dukeneye kumugumana we want to keep him azko gifite imyaka 4 ngiye kugira 2030 ati want to keep him ati maze iminsi numva rapporta avuga amagambo menshi urukumva ariko irana ishaka ko tuje tuvuga ngo hari amakipe 3 muri La Liga ishaka kwipimamo ati numvisha avuga ngo offer yatanze kuri Atletico yego ngo ntago ngo ngiri irahagije se irahagije umva ngo recently had the president report said that the offer he made to Atletico Madrid was not unlimited. Urukumva yego Atletico my only response is that Julian Alvarez to Barcelona is unlimited. Hey. Urukumva ntibikunda ntibishoboka ati nta mafaranga naya na make twifuza kuri Alvarez niyo mwazigiye 200 Alvarez azagwa muri Atletico Madrid ibyo asking price none babivuyemo Barca na Atletico bashaka kuba harimo akantu zinambara biragenda bite ashaka ko harimo akantu kereka umukinnyi asa no ngiri kurebera hafi filime cyane ngo iri kwisetsa ntago iri bumure kuri ngo iri gutwenga cyane kipe ariko ngibonye hani mushyira hatari muri rari ngo yakwishima cyane kandi yanezerwa ngo ebana ngibonye undi mukiriya yagiteka rwose kajya kumura buri weekend cyane ama post nka miliyoni ariko adashaka nuko yambara mwambaro Barcelona ngikipe basuzugura cyane ngo kandi mwiza wese baramutwara ngo kandi ntibakunda gasuzugura ntago bikunda rwose kipe yakuze nyama mu gihe kandi mu ikipe Paris Saint-Germain Fabian Ruiz agomba kongera amasezerano rwose vuba cyane bidatinze mpaye nka Busimon yari yamuhaye cyane uca abana kubera ko rwose umuntu akinyi bari bakavuga kuri saison y'amaklub wabonaga bidatanga icyizere hari ukuntu umwaka yatangiye na yerekanye ko byari ibibazo by'imvune abantu we n'umukinnyi mwiza cyane aho amereye neza ni Kigali umukinnyi mwiza kandi amaze kugira experience attention Fabian Ruiz ni hatari amaze kugira imyaka ingahe maginga ye 30 nanjye kuvuga nka 29 yayujuje mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka 30 nako afite 2 ni afite rwose ni hagaze witwa gutera imyaka 2 hari Fabian Ruiz ubwo rero katureka za kuzare kuba atereka umukono ku masezerano ari mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihe kandi undi ikipe nicyo gitegereje iri gushaka rutaza mu ikipe yise umuntu witwa Akriush soro muhanga cyane Akriush peje nabo bashaka nyine nabo Paris Saint-Germain bashaka gusimbuza Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos kuko yaragiye cyane bavuzwe ku mazina nka Ferran Torres bageze kuri Akriush urumva ko byanze bikunze abakeneye izina ry'umwataka ryinjira hari cyane uza kuza kuko nabo bararekuye ntabwo bagumana Ousmane wenyine onye ko Gerard Bowen yese mugomba kuva muri West Ham gukora iki kuguma muri West Ham oya Gerard Bowen izitwa za Liverpool na za Chelsea yakati yavuze ngo ndifuza kugarura ikipe yanyu ako ehwana umuntu nabo muri legende muri equipe abantu bakagire ngo ni ibintu byoroshye ubu Bowen ni bajye bamubara bakamwubakira nka stand yari muri stade
nk'ahantu runaka hicara abafana nk'ibihumbi bingahe bakayita kwa Bowen cyangwa bagashyiramo nka nimero ye jezi ye abantu bazabyumva aba yerekanye urwego abayerekanye rudasanzwe rwose ikitwa ko nyine class cyane Bowen ni Ubwo amakipe meza muri Premier League yose arwanira igikombe yari kumutwara cyane ubwo amakipe yose yifuzaga Bowen wa West Ham akure y'amaso kuko umuhungu yavuze atoya narabamanuye ariko nzanabazamura yego ndifuza ko ntagenda rwose mbasiza ahantu habi nkanga kandi afite icyizere cy'uko umwaka utaha West Ham iri bugaruke ni ukwikozayo ni ugusuhuza ako se niba batangiye kurya amafaranga muri ba Mateus nabo nibongera ingufu bagaruke wowe umanukanye miliyoni nka magana ngahe kuzamuka biranze Aston Villa yamaze kumvikana ariya ariko natinye terms na Pervis Estupinan Villa iri mu ngambi imeze neza cyane aje gusimbura Rukadinye cyane Villa rya hagati ntiyazanye Manzambi John Manzambi kuva muri mu Busuwisi muri Freiburg mu Budage Aston Villa yazana n'abandi bane ndabandimo simvamo ndaguma muri bane ndaguma mu makipe ane muri Premier League none iyi Champions League nshaka kurenga kimwe cya kane yazanye n'utwa Joao Gomez Joao Gomez wavuye muri Wolves za United zamushaka ko byajyanye yari yamutwaye cyane ariko ngacyumva koro ya United yemerewe nambwe atereka reka garuka vavana uziko Villa iri une musimburo wa Nyabatermans Villa iri ni umuhanga pe ni kazima cyane technical report cyane kakina 8 kakina 6 kakina 10 ikipe ya Villa karabikora cyane ewan kandi ni muto 25 ya Brazil rwose Rio de Janeiro hari iraza kuryohera abantu yes ubwo ukomeza garagara tujye muri weekend Antonio muri weekend baba we let's go muri weekend tuzongera kubonana kuwa mbere nge